naje kandi naje nituje cyane ni kenshi nanyemeje munameze ishyanga none nagarutse n'intekerezo nshya imyitwarire y'indi n'impinduramatwara ubu buzima bwaratugoye cyane twavutse batabizi dukura batabishaka tubaho batabyishimiye kuko imitima yabo yose yamaze kumubara ishyari twabyiritse twiga baduca intege batubwira ko ibyo twiga ntacyo bizatumara niyo n'abandi Joe Grace ibintu nk'ibyo kabisa. Wow, good, congratulations. Niyo n'abandi Joe Grace. Niyo n'abandi Joe Grace. Avuga ngo twabyirutse twiga baduca intege batubwira ko ibyo twiga ni bande ni society societe abasi neza buriya kabisa. Hari uburyo wiga baguca intege kandi ibyo twize byarakunze kandi baha ikaze hano kuri Inyasi Media TV. Kuri kamera zacu rero nk'uko mubibona murabonaho n'umuntu udasanzwe, ni icyamamare n'umuproducer. Tubaha ikaze. Murakoze cyane, murakoze. So amazina ni West Sun. West Sun ni amazina yawe, ni amazina ya studio yawe, nubwo turaza kubyinjiramo mu kanya gatoya. Yego, ubwo mwabisobanurira. So West Sun ni izina ry'ubuproducer, amazina asanzwe yo ni Aphrodis w'urukundo. Ni amazina asanzwe y'ababyeyi. Aphrodis w'urukundo akaba afite studio yitwa Screamage Records. Screamage Records, studio itunganya amajwi n'amashusho hano Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Itunganya amajwi n'amashusho byose, ubukwe, ibintu byose, kuko tuba dufite abashinzwe ibyo, amafoto timu yari bahoze mu ngiro cyane kabisa. Iyi studio rwose ni ya mbere, manza ari ya mbere muri ntara y'Iburasirazuba. Turagerageza kuko ibikorwa byo birivugira kabisa, ibikorwa biravuga kuruta amagambo. Yego Aphrodis, urugendo muri make rw'iyi studio, ubuzima bwayo ese yatangiye ryari, byagenze gute kugira ngo uyu munsi ibiri ahangaha tubona? So iyi studio yatangiye mbere ya COVID. Mbere ya COVID ho nk'imyaka 3, ngo ni 2017. Kuko nibwo twari dusa nkaho dusoje amashuri. ubwo nigaga nize RFK cyangwa indimi n'ubuvanganzo. Mpita nkomeza muri production, mfata amahugurwa y'amezi 6, ariko nigaga byose nanabikora n'imiziki. Ni ukuvuga ngo nafatanyaga amasomo asanzwe n'ay'imiziki. Biratangaje kubona umuntu ufatanya amasomo asanzwe n'ay'umuziki, biratangaje cyane, ariko nubwo bigoye nta kibazo. Mu rugendo rusaba umugabo biba bigoye cyane. Video by'ubwayo, video iragora, audio gucuranga, ugomba kumenya gucuranga nibura nk'ibikoresho nka 2, ari gitari cyangwa piano. Ugomba kuba uzimo kimwe. Piano rero niyo nagerageje. Uzi gucuranga piano? Bacuranga, ugafata audio abantu ukayieditinga byose, birakunda kabisa. Ndumva rwose ari ibintu byiza kandi cyane, ahubwo wenda twajya mu tubwire, none se ubusanzwe uri umuproducer, none se uraririmba ubundi uri umuhanzi? Kuririmba ndabishobora, ariko nkunda kurapa cyane, nkunda kurapa kabisa. Hip hop kabisa. Kabitamo waje hip hop. Ariboro mfite bita urwandiko rw'umwijima, uretse ko nayisoza, ariko kambatemo indi bita amarira mu maso. Bituma rwose
ubwo naje kandi naje nituje cyane ni kenshi nanyemeje munameze ishyanga none nagarutse mu ntekerezo nshya imyitwarire y'indi n'impinduramatwara ubu buzima bwaratugoye cyane twavutse batabizi dukura batabishaka tubaho batabyishimiye kuko imitima yabo yose yamaze kumugwa n'ishyari twabyiritse twiga baduca intege batubwira ko ibyo twiga ntacyo bizatumara niyo n'abandi Joe Grace ya ibintu nk'ibyo kabisa. Wow, good, congratulations. Iyo n'abandi Joe Grace. Niyo n'abandi Joe Grace avuga ngo twabyirutse twiga baduca intege batubwira ko ibyo twiga ni bande ni society sosiyete abasi neza buriya kabisa. hari uburyo wiga baguca intege kandi ibyo twize byarakunze ubundi kwiga hari abarimu sinzi wenda uburyo abantu babizimo hari abarimu bagera nko muri 3 cyangwa 4 mfata nk'abarimu umwarimu wa mbere n'uwo bita isi umwarimu wa kabiri ubwo ariko wongeye kugira uwa kabiri akubiye mu wa mbere ni Imana ariko uri kumva isi ni Imana kimwe imenye n'ikindi uwa kabiri kuvuga ukwigisha ni Imana ni isi ariko y'Imana umwarimu wa mbere ni Imana ariwe nyir'isi uwa kabiri ni umubyeyi uwa gatatu nawe ku ishuri bino bajya kuzana y'amadiporome abo nibo barimu ubwo abo bose mbakusanyije twabyirutse twiga baduca intege batubwira ko ibyo twiga ntacyo bizatumarira niyo naba ni Joe Grace ariko ndandiho bro ndandiho kabisa niyo naba nta kazi mfite. Bose ni umuhanzi mwiza cyane none si indirimbo nabura yishyira out hari zo mfite ziri out ubwo cyangwa zirimo kumbaranya za YouTube ndetse n'ahandi ziri out ni nyinshi cyane hari yitwa inkoni unarangira abantu bajye kuri YouTube basanga rwose kuri YouTube ni West Sun Production West Sun ya West bivuga iburengerazuba Sun bivuga umuhungu ariko biba bifatanye yaza ijambo production rwose murebe izo video mukandika subscribe mufunge n'inzogera ndizera ko mu gihe kizaza irutamo imizigo myinshi cyane. Imizigo ndayifite nk'iyo y'urwandiko rw'umwijima harimo ibibazo mbaza Imana ndayibaza ngo kuki si twayibonye kuki twisanze mu isi isi ni iki ese kuki tubabara ese kuki bamwe baseka ese uko bamwe baseka abandi bakarira ese ni iki wari ugamije kugira ngo tuzane ese ni ukutubabaza ese ni ukudushima ni iki turi kuzira iki tuzira urubuto turazira ibyo tutazi ni ikibazo turazira iki sinzi iyo ndirimbo yitwa urwandiko rw'umwijima ariko niyo ndimo ndakoraho mu minsi mike izaza ariko kubera ko nshaka kuzana pakeji irenze biba bigoranye ko amajwi n'amashusho urabona ibyo nzaba mbaza Imana nsa nkaho ndi mu ijoro nzabikorera mu ijoro nsa nkaho ndi kumwe n'Imana ndi umwana uri kubaza umubyeyi rwose numvise indirimbo ni nziza kandi n'ubutumwa bwiza kuba uri umuhanzi mu producer rwose uri umuntu w'umuhanga kandi birumvikana wenda iyi ndirimbo numvise indirimbo utanga ubutumwa bwinshi butandukanye uvuga no ku bantu bari Joe Grace ni abantu badafite akazi ni n'ubuhe butumwa waha urubyiruko cyane cyane rushomeye ndetse n'abandi urubyiruko ndetse n'abandi bagende bikere baryame basinzire kuvuga ubutumwa nabaha ese bakora iki kugira ngo bazamuke batere imbere bava mu bari afite urwego rumwe agiye ku rundi inama nge namugira niyo gukoresha imbaraga zose afite
afite imbaraga zose ufite ntuzagendere ku kintu bita kuryama. yego kuryama kabisa ahubwo ujye uruhuka ntukaryame. ubwo bishatse kuvuga cyangwa dusobanure neza aho ni ukuvuga ngo ujye ukora niba unaniwe uruhuke. ubwo kuruhuka ushobora kuryamamo ariko bitari amasaha menshi cyane, muri make amasaha yo kuruhuka ajya aba makeya. icyo nicyo kizatuma utera imbere, kandi nta akazi karahari kabisa. akazi karahari kari heza. akazi ubundi iyo ufite ubwonko utekereza. akazi nako akazi uba ugafite. akaba umuhanga uvuga uti ngo gukina kuri gukina mu mutwe. gukina mu mutwe hari ibintu byinshi byo gukora, hari gukora imirimo myinshi. yego akazi ko kaba gahari iyo ubasha gutekereza. kandi ibintu byose aba ari gake gake, ntabwo wahita uvuga ngo ngiye kuba perezida ntarabaye umusirikare. ni rwo rugero mba ntanze. ariko haba perezida bakaba abasirikare. kuvuga iyo experience. ariko abenshi bafite inzira bamanza kunyuramo. nabwo hari uburyo wigishwa ibya gisirikare. ntabwo wafata urugero nk'umucuruzi ari mu iduka, wenda hari indi kosi yanyuzemo ntaki, ako kanya wisumugira perezida atarabaye umusirikare. sinzi wenda ntabwo nzi ibya politics cyane, ariko hari aho umusirikare ahurira na perezida. none se Aphrodise, ni gute ubuhanzi buhuza na producer ko umuntu arengura indirimbo umwangizi ukazikora indirimbo nziza cyangwa mbona z'abasitari benshi, ni gute bihuza n'akazi gasanzwe? yego sinzi wenda ngo ntabwo wenda sinzi niba ufite umuryango, niba wenda umujene, ibyo byose wenda n'ibindi ushobora gukora ubihuza ute? so ni ukuvuga ngo biba bigoye cyane. ufite umuryango? so mfite ni ukuvuga umuryango ntabwo ari mu isi. niwo muryango kabisa. niwo muryango mfite. ubu uzi ko wese ari mu isi ari mu muryango wanjye. byiza cyane. cyane kabisa, kubera ko ikintu wenda kijyanye n'uko aho navukiye, burangiye mbona twese twaravukanye. twese turi abantu, twese turi Adamu. twese twaravukanye, nta byo kuvuga ngo uru rugo hano ruriya rugo. njye mfata ko twese muri muryango mfite, twese abari mu isi, twese turi abanyarwanda, twese turi abantu. niko bimeze kabisa. yego ubwo bihuza ute ubwo kuririmba ndetse no gukora indirimbo z'abandi? so kuririmba kuririmba na production. so kuvuga ngo karuta kandi karakamira. yego kuvuga ngo hari igihe cyageze ndaririmba cyane nkiri muto, nibwo naririmbaga cyane. wenda ugiye no kuri YouTube channel wabona indirimbo ziriho zimazemo igihe, zimaze igihe, usibye iyitwa Uzarumbwira kuri YouTube channel. Uzarumbwira igiye kuza gato. iyo niyo nshyashya navuga iri hanze, igiye kuza hariho akantu hariho integuza. byiza cyane. none se hari nk'abantu nk'abana hirya no hino baba bafite impano zitandukanye, wabafasha iki? cyangwa se abantu bafite impano, hari umuntu ufite impano ariko adafite ubushobozi, n'icyo gihe hari ikintu waba ubafasha, hari ikintu ushobora kubatekerezaho? ku bantu bafite impano badafite ubushobozi bo ubafasha iki? so ni ukuvuga ngo abafite impano buriya sinzi, natanga nk'urugero ku basenga. abantu b'iyobokamana baratubwira ngo Imana ifasha uwifashije.
niko abo mu iyobokamana babyemera. yego ubwo nanjye uzagaragara ko afite urukundo rw'umuziki cyangwa iki, nzamufasha kuri video, kuri audio, abacuranzi baba bahari, amajwi kuyakora byose turabikora. uzagaragaza kandi uretse ko nanone gufasha cyane nsigaye ndi kubigabanya. ese kandi kubera iki si kubigabanya? kamubwira impamvu iri gutuma mbigabanya. yego hari icyamamare ntashatse gusebya, dore ko atari no gusebya byaba ari ukumubeshya. yego hari icyamamare ntashatse kuvuga cyakomeje nimba cyitwaje ko ari icyamamare kikankoresha nk'ipunda. nk'ipunda. kumva iyo ngeso wenda ndabwira abantu wenda bagafashe tujya dupfa ikintu cyo kuba ufite izina ugashaka ngo producer umubwire uti kuri izi proje nizo zizakumenyekanisha. kandi hari abantu buriya bakora kugira ngo hari abantu badakorera kuri icyo ngicyo. hari umuproducer ufite inyota y'amafaranga, afite inyota ya hiti, afite inyota ku buryo yanica n'umuntu kugira ngo agafate. ariko ntabwo rwose ntabwo umuco ari mwiza kabisa. bwari mwiza ushaka ubwamamare mu nzira ndi ntabwo ari byo. Ibuka harimo umuntu wigeze kurasa papa Uganda, bamubajije icyabimutera ati nashaka kugira ngo namamare gusa. shaka ibi ubwamamare, shaka ubutunzi ariko mu nzira nziza. niba cyangwa ibyo ushaka kuvuga. nibyo nshaka kuvuga. ntabwo ari byiza rwose kuba waragafashe urugero wenda uri Bruce Melody ukagenda ku producer uri upcoming uri kuzamuka, kabwa rero nkorera ku muntu kugira ngo nzamure izina ryawe cyangwa kugira nzamure studio yawe. icyo gihe producer aragukorera pe, ndetse nushake unamushyira album, ariko ntuzatungurwe no kubona mu minsi mikeya wumvishe ngo yapfuye, kubera ko azaba aguhugiyeho ariko hari family problems atari gukemura. wumve wa muntu wagukoreraga yitabye Imana, ubwo sinzi nawe bizagushimisha. uzamukoresha utamwishyuye wenda urugero abura icyo kurya kuko utamwishyuye, kandi ni wowe wamukorera gusa kandi yakoze. kandi yakoze. ni ikibazo pe. kwitwaza ubwamamare si fresh. aho nta muntu waba urimo. ngo ibyamamare aho biri hose ndabisuhuje. bisuhuza bahiti ba Steven Rwanda n'abandi kabisa. noneho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, warangira abantu ukabwira abantu hanze location ya studio yawe aho iherereye kugira ngo abahanzi bajye banyarukira bagusanga. location cyangwa ahantu. so location cyangwa ahantu ntabwo buriya nkunda gukoresha icyongereza cyane mu byo mvuga, kuko byose narabyize, ikinyarwanda n'icyongereza. ijambo ryose n'igifaransa byose. ubwo ijambo ryakunanira kuri nk'umunyamakuru, byakunanira kurishyira mu kinyarwanda, uretse ko nta twabivuganaho ntaryo. so location cyangwa ahantu mbarizwa cyangwa so turahera ku mugabane n'umubumbe. ni isi, nkorera mu isi. sinkorera mu ijuru, sinkorera ikuzimu. umubumbe nkorera mu isi, umugabane Afurika,
black continent cyangwa dark continent sinzi uko babyita Afurika niko babivuga ariko sinzi wenda niba ariko ngizera it is right now tuvugana Black continent bawitaga abazungu black continent bashaka kuvuga umugabane w'umwijima kera babazi ko n'abantu bariho bataraza ariko umugabane wa Afurika umaze gutera imbere ku gihe kizaza wananenze kuri imigabane yo hanze n'abantu n'iterambere ibikorwa remezo byinshi ndetse na za minerals imyuga cyangwa se imitungo kamere abandi hanze bagize gute badafite baza nyinshi imitungo ivamo ibikoresho byinshi tubona ubwo yabaye right twavuye mu gikoroni cyangwa baracyadukoronije usi nano tujye tuba muri daki namugeze tuva muri kuri tugeze tuba daki daki ari mu bitekerezo byabo umwijima wo mu bitekerezo byabo ko ntago ari ko byari binese twari muri turi mu muganza wa n'umuntu yego kabisa ubwo ndetse tujya ku gihugu yego gihugu n'u Rwanda intara yego Iburasirazuba Akarere Nyagatare yego Umurenge Rukomo ni gutyo turangira abantu yego ubwo ugiye kuri GPS ugasacinga gutyo ukigera Rukomo center yakanamba ko na kavuga narebe umuntu agahita ambwira nta kibazo ukigera Rukomo center ukigera Rukomo center nuguhita ndabura cyangwa umpamagara nomero barisanga kuri screen hano nta kibazo rwose nambira hari imbuga zose turazikoresha YouTube West Sun Production Facebook West Sun Rwanda n'izindi za TikTok zijeje bundi Instagram ni West Sun Rwanda TikTok zo zijeje bundi ndacyabitekerezaho ntago nafata umwanzuro wo gufungura TikTok ndacyabitekerezaho n'izindi tuzazifungura nta kibazo rwose tugana ku musozo w'ikiganiro nabaye wasuhuza wa Yambo so Yambo ni umuhungu wanjye cyangwa bosi wanjye Emapula hano Kayonza niho dukorera cyane ibintu bijyanye na sound niho dukora ibintu bijyanye na audio amajwi hano Rukomo tuhakorera ibintu bijyanye amajwi gakeya video kenshi ni imwe ariko iyo nshaka cyane usanga Kayonza kabisa undi muntu nasuhuza ni The Hunter akaba umuhanzi nkora bita Kenny Beat akaba DJ Wayanja baramuzi abantu bazi Dream Records abandi Papa Hiti wacu kabisa ni umuhungu nazamuye cyangwa nkizamura n'abandi Manzi Senior Davis kuri RC Nyagatare akaba Steven Rwanda nk'uko bivuze kabisa ni benshi cyane ariko kabisa nawe kabisa Inyasi cyangwa Ignasi Inyasi Media nicyo basaba abakunzi ba Inyasi Media TV so icyo nasaba abakunzi ba Inyasi Media TV so kuwucinga tuzajya tuyivanga kuwucinga ni kureba ibiganiro bye badakuraho n'ibyegeranyo n'amakuru badakuraho ukareba cyo bita watching cyo bita looking at to look at kwitegereza watching kureba ikiganiro mpaka kirangiye kuko izi interview ibi byegeranyo amakuru birigisha cyane
ariko ubutaha mu byo uzakora umuntu bita Socrate yego baze mafo n'abandi nzakora rwose nta kibazo rwose kabisa yego naho ubundi ariko iyo ngiye umunyamakuru ambajije kandi hari nk'ibibazo bitatu mba mufitiye nta kibazo rwose mbere y'uko dusoza yego ni ibihe bitabo bitatu bikonspira cyangwa bigushimisha yego urakoze cyane nk'ibitabo wenda byanjye harimo igitabo cyiswe 48 Laws of Power igitabo kirimo amategeko cyanditswe na Robert Greene amategeko 48 aho yagiye avuga ku bintu byinshi bitandukanye twakozeho hano icyegeranyo ugiye kucyumva kibona hari n'ibindi bitabo wenda ushobora kuvuga nka wenda ikindi gitabo nk'uko wenda njye n'izi ndimi hari ibitabo bya David Between, A Man of the People, The Evil n'ibindi byinshi umuntu yicara yiga yicara asoma yego icyo ni ikibazo cya mbere yego ikibazo cya kabiri yego mwanafunzi umubona ute mu kuzamura imitekerereze y'abanyarwanda cyangwa iyi mitekerereze urakoze cyane mwanafunzi mbere na mbere mwanafunzi aho ndagusuhuje much respect to you cyane mwanafunzi ni urumuri wanjye icya kabiri atanga ibiganiro byubaka u Rwanda sinaba u Rwanda gusa ni sosiyete y'u Rwanda ndetse ni sosiyete y'isi muri rusange ikindi rero mwanafunzi ni umunyamakuru mwiza w'umuhanga yego kabisa ikibazo cya gatatu yego ari Imana yego umubyeyi wawe yego ndetse n'umugore wawe yego ninde ufite imbaraga cyane Imana utubwire n'impamvu umubyeyi wanjye umugore wanjye n'umugore wawe nubwo nawe mfite ubwo wamugize namugize yego urakoze hagati rero y'ibyo byose umbajije nta na kimwe cyari kubaho nta ari ibintu nta n'umwe wari kubaho Imana iza number 1 itariho ariko Imana iza number 1 ariko kuko umugore namubonye mama kuko umugore namujije yangeza aha umuntu nawe nyumujije yangeza aha umugore umuntu nawe nyugego ntabwo umugore yanditira mama simbishubije neza ibibazo byawe se simbishubije neza ibibazo byawe se sawa murakoze cyane sawa namwe kabisa